Yes, reka twongere tubahe ikaze mwebwe mwese muba mukomeje kugenda mudukurikira neza cyane ahangaha kuri Kigali Broadcast. Niba rero kandi ari ubwa mbere tugezeho ukaba utarakanda subscribe, ubu ngubu nicyo gihe cyiza cyane kugira ngo ukande subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho azajya abasha kuba yakugeraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako utiriwe uvuneka. Biroroshye cyane rero, reba munsi y'video kandi subscribe kandi like kuri video sigutazi igitekerezo cyawe muri commentaire, ubundi ubuke no gusangiza abandi baturarwanda aya makuru abagezweho ukanda share. Nonaha rero ndagira ngo unyemerere turebere hamwe iyi nkuru igezweho. Mu by'ukuri ni inkuru ije kuba yababaza bamwe mu banyarwanda, rero ikaba ari inkuru yaje kuba yababaza mu buryo bukomeye. Mu by'ukuri ni inkuru rero iri kuvugwa kuri uyu mugabo muri kubona kuri screen zanyu. Na wundi rero ni umukire witwa Sina Gerard, ni umukire rero ukomeye cyane hano mu gihugu icyo Rwanda. Amakuru rero akomeje kugenda atugeraho, akaba ari amakuru avuga yuko uyu Sina Gerard agiye kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ariho rero agiye gukomereza ubuzima nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho akomeje kugenda abivuga. Bamwe muri benshi bakomeje kugenda bumva iyi nkuru bakaba bibajije, ese ni ukubera iki uyu Sina Gerard ahisemo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese byaba bifitanye isano n'amakuru amaze iminsi avugwa yuko imitungo ye igiye kuba yatangira gusenywa, nk'amazu ye yagiye kuba yatangira gusenywa? Byose rero nabigukusanyirije, amakuru yose rero nayakuzaniye byose nahaga kuri Kigali Broadcast. Icyo tugusaba nta kinini ngo ukanda subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza tugende tubanamo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo amakuru yose agezweho azajya abasha kuba yakugeraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So ikiriho rero nuko ikiriho kugeza amagingo aya ngaya nuko uyu mukire Sina Gerard agiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero aya makuru akaba aje nyuma yaho harandi yari amaze iminsi acicikana avuga yuko imitungo ye mu by'ukuri igiye kuba yagirwaho ingaruka bitewe nuko hari imisoro yaje kuba yanyereza ubwo yageragezaga kwinjiza imodoka ya Cybertruck mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabizi yuko ziriya modoka ziba zihenze cyane, ziba zihenze mu by'ukuri mu buryo bukomeye, ku buryo iyo ushatse kugerageza kuyinjiza mu Rwanda hari ibintu biba bigomba hari ibyo uba ugomba kuzuza byinshi mu by'ukuri kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bimera neza cyane. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, ngira ngo ibyo ngibyo murabizi ntabwo bigibwaho impaka. Ngira ngo murabizi yuko rero niyo uguze drone hari license uba ugomba kubaza gusaba ukabihererwa uburenganzira, ndetse kandi wajya no kwizamura mu kirere hakaba hari abashinzwe umutekano bari aho ngaho kugira ngo barebe ko ugeza ahantu hatagerwa mu by'ukuri. Ni muri urwo rwego rero nawe hari ibyo yagombaga kubanza kuzuza. Ayo ngabo rero akaba ari amakuru yaramaze iminsi acaracara, ariko kugeza amagingo aya ngaya rero hari andi makuru mu by'ukuri twaje kuba twakurura. Amakuru rero akomeza kugenda tugeraho, akaba ari amakuru avuga yuko uyu mugabo Sina Gerard agiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gusaba ko yagura indege hano mu Rwanda. Akaba umuturage utunze indege ye yihariye, ariko ibyo ngibyo rero ngira ngo murabizi yuko nta munyarwanda rero wemerewe gutunga indege ye bwite. Ibyo ngibyo rero ntabwo byemewe. Amakuru rero akomeza kugenda tugeraho, akaba avuga yuko uyu mukire impamvu rero impamvu agiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko yashatse kugura indege, ariko bagasanga ibyo ngibyo kugeza mu Rwanda ntabwo byari byemerwa mu by'ukuri. Uyu mugabo akaba ari umugabo ufite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo mu mujyi wa Kigali ibikorwa bye murabizi, Sina Gerard Enterprise, ngira ngo murazizi, za Kimironko, za Kicukiro, mu majyaruguru za Rulindo, kuri Nyangarama, ngira ngo ibikorwa bye murabizi hose, ahantu henshi mu by'ukuri akaba hagiye hari ibikorwa bye. Ni umugabo rero watangiye gucuruza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani
icyo gihe akaba yari afite imyaka mikeya cyane rwose. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo w'umunyamafaranga, akaba ari umugabo w'umuherwe wari ugeze ku rwego rwo gutunga indege ye bwite cyangwa se private jet, ariko rero ubwo yasabaga rero akaba bityo rero akaba ariyo mpamvu ahisemo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero kugira ngo abone uko agera ku nzozi ze yahoze arota kuva kera akiri umwana, zo kugenda mu ndege ye bwite, ndetse akagira n'umupiloti we, akagira n'abakozi be bihariye bo mu ndege. Ibyo ngibyo rero akaba ari inzozi ze yarose guhera kera akiri umwana, akaba ariyo mpamvu rero yafashe rutemikirere yerekeza gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo akabye inzozi ze mu by'ukuri. Abanyarwanda rero benshi bababaye mu buryo bukomeye, ariko cyane cyane abo mu karere ka Rulindo, cyane cyane ku musozi wa Tare, ari naho avuka, bababaye kubera yuko hariya kuri uriya musozi akaba yarahubatse ishuri aho abaryigamo bigira ubuntu, bityo rero bumvishije iyi nkuru bagwa mu kantu, barababara mu buryo bukomeye mu by'ukuri, bakimara kumva yuko agiye kwiturira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri. Kuko rero uko byifashe, iyi ngiyi iracyari Kigali Broadcast, reka twibutse gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose agezweho azajya abasha kugenda kugeraho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Turakomeza tugende tubakurikirana amakuru yose aba agiye atandukanye, byose rero ni ahangaha kuri Kigali Broadcast. Ciao ciao.